sabye ngo ukore subscribe, ni ingenzi biradufasha. Hanyuma iki kiganiro tugiye gukora nuza kugikunda ugisangiza inshuti n'abavandimwe n'ababasha gufashwa, kuko ngiye nafashwe niko navuga nkibona umuntu turi kumwe. Reka mbahe ikaze mwese aba diaspora, cyane cyane mukunze kutubwira ko ibyo dukora ari byiza. Abari mu Rwanda namwe muradushyigikira tukumva turanyuzwe. Uyu munsi duhawe umugisha cyangwa se dufite umugisha ukomeye wo kuba hamwe n'umuntu uri imbere ya screen zanyu muri kubona. Sinzi niba ari byiza katwibwira, afite uburyo bwinshi yakivugamo. Reka tumuhe ikaze ahitemo ubwo atwibwiramo cyangwa se abikore byose. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyomukesha Christina, hanyuma amazina y'ubuhanzi ni Mabosi. Mabosi, umuntu acyumva Mabosi turifuza kumenya Mabosi ni muntu ki? Mabosi ni umukobwa usenga, ni umwana uvuka mu bana ubwo babiri nanjye wa gatatu. Hanyuma ngende imfura, narangije kaminuza muri University ya Kigali, ntuye Kimironko. Mabosi no, ariko byari kumfasha. Nari nzi ko tugiye guhita tunatangirana kugira ngo umuntu yumve Mabosi neza uwo ari we, tugatangirana na washakaga Mabosi aze ari Mabosi ntaze ari Christine. Ntaze ari Christine. Okay. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira no kuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira no kuri mwihanagure. Wow, iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Mbere nayikunze ntazi nyirayo, nyikunda ari mubyeyi umushiti wanjye wayipostinze. Ndavuga wow, umukobwa azi kuririmba. Ikindi ni indirimbo isubizamo abantu ibyiringiro, bongere bihanagure. Uduhayeho gatoya ariko ndizera ko biri buze gukomeza. Ndahari ntugire ikibazo. Bajyaga bahabwa icyizere n'abantu basanzwe banyuze mu buzima wenda bukomeye cyangwa bworoheje, ariko bafite icyo kubigisha. Ariko uyu munsi twazanye n'ibindi byiringiro. Mabosi atubwiye yuko ari umukristo. Usengera muri hetorero niba atari ibanga? Nsengera mu itorero bita Intumwa z'Ububyutse. Intumwa z'Ububyutse. Ziri ubu ngubu riri gukorera i Masoro. Yego. Hanyuma Mabosi, iyo bavuze itorero we wumva iki? Iyo bavuze itorero cyo numva itorero ni irya Kristo. Ni abantu bose bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ko ari umucunguzi wabo. Hanyuma iryo ni ryo torero ry'Imana. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo riri mu ibanga. Hanyuma reka tugane ku buhanzi bwawe Mabosi cyangwa se Christine, kugira ngo iyo ndirimbo niyo wahereyeho. Oya, ntabwo ariyo nahereye ku yo bita Urukundo wankunze. Hanyuma iyo yaje ari iya kabiri. Yego. Urugendo rwo kumva ushobora kuba umuhanzi. Abantu benshi bararirimba, baba mu makorali atandukanye, akumva birahagije. Wowe byakujemo bite kugira ngo noneho wumve ko ibyo uririmba nka Mabosi ku giti cye byasakara bikagera no ku bandi bantu? Byaje bite? Kuva kera nararirimbaga nk'uko bivuze muri Sunday School, ndi umwana mutoya, mpurira muri korali. Ariko nyine nkajya ndirimba. Urumva umwana muto ntabwo aba azi ko hari Imana imurimo. Ariko pastor wanjye yajya mbaza ngo uzaba iki nuba mukuru? Nzaba umuhanzi. Nawe akajya nserereza ngo nturahimba n'agatero ngo tuzaba umuhanzi. Igihe kimwe muri kiriya gihe twasengeraga muri corona, twasengaga ari muri corona, dusengera mu rugo, twasengeraga online twebwe icyo gihe. Pastor arambwira ngo Imana arambwiye ngo ntukaririmbe iz'abandi gusa, usaririmbe n'izawe. Tabane, amen. Ariko nyine ntago nigeze
mbyitaho cyane. Igihe kimwe rero ndabyuka ngo nta n'iminsi 2 yashize abimbwiye, ndicara ndi kumwe na petite sœur wanjye mu rugo, ntajya kumva indirimbiza ndandika. Hanyuma urumva iyo umaze kwandika haba hari iyindi ntambwe ugomba gutera kujya muri studio. So nuko byaje rero, nuko nisanze nanditse indirimbo, kujya muri studio rero ni iyindi case. Hanyuma Mabosi, ntekereza yuko turi buze kuganira byimbitse. Hanyuma ndashaka ko uduha ishusho y'umwana w'umukobwa wagiye muri studio. Hari igihe usanga aba producer wenda barafite nk'abandi bantu kuri gahunda, bikaba ngombwa yuko utinda. Ubwo ndi buhuze kuba umwana w'umustar uri umukobwa ukaba n'umukristo, birashoboka ntibize kujyana mu zindi nzira? Reka mbere kuri icyo uvuze cyo muri studio. Okay, nyine muri studio haba buri wese aba afite gahunda ye yateguye. So jewe rero nagiye nisanga ari njyewe icyo gihe wari uhari, bituma bamfasha n'ahantu nakoreye hose mpasanga support y'Imana. So ntago njyamura n'izo mbogamizi cyane. Hanyuma ibyo byo kuvuga ngo kuba umustar nababaye umustar kurusha Yesu, kandi yabyitwayemo neza, abihuza n'ubukristo bwiwe n'ubumana bwiwe. So ntago ndi intungane, nta nubwo ndi Yesu ko sinanabishobora. Ariko ikintu cyo navuga, buri Imana ikujyana mu bintu ubona ushoboye, ntago yagushyira ahantu udashoboye. Oya, kuba umustar ntago bivuze ko mbaye, donc nta nubwo ndi n'umustar, sindanamo ahubwo sindanamo, ariko wenda reka mvuge namubaye. N'ubundi uri wariko hari abantu nyine akaba umustar cyangwa akagira urwego runaka ageraho agahinduka. Oya, umustar ntago bivuze kutakira umuntu. Ndi umuntu nkora nk'iby'abantu. So rero ngomba kumenya ko nta cyahindutse wenda nuko ngo ndi bugende hanze abantu nkabona abanzi, sibyo? Ariko nta kintu na kimwe kiba kigomba kumpindura. Ngomba kuguma ndi Mabosi w'umukristo, wa wundi utaruzwi n'ubundi akaguma yaba uzwi, bakaguma ari abantu bari the same. Ubona byoroha wenda reka dusupoze ko Mabosi ni umustar ariko utaragera ku rwego wenda n'umuntu muhuye mu nzira by'ako kanya se, cyangwa ugeze Kirehe, reka tubareho tuvuga uhise ubona abantu bagukozeho igikundi baravuze Mabosi, nk'uko wenda dushobora kubona Israel Mbonyi cyangwa umuntu ugeze ku rwego rwo hejuru. Ubona bijya byoroha nko kuba niba hari abantu uzi akenshi usanga batinya gutega amamodoka asanzwe, usanga batinya, bivuze ngo n'ubundi n'ubuzima burahinduka. We ku rwego rwa ubifata gute? Ni ubwirasi se ni iki? Wowe bibona gute? Oya, ntago ari ubwirasi, kuko niba ari ikintu kibaho ni ukuba uzwi n'abantu none ukajya gutega YouTube. Ngewe indirimbo indusha ubustar kurusha ngewe, kandi naranabikonse cyane, kuko meze nk'umuntu nk'ubu busha nko gusanga bura abanyamakuru bakorera kuri radio ashatse yagenda arya n'ibiraha mu nzira, nta n'umuntu wamumenya. Ariko urawo kuri televiziyo yibeshye. So cyangwa nko kuno hari abantu benshi bakorera inyuma y'amakamera, nyuma y'ishusho, ntumubone ariko akora ibintu by'ibitangaza. Yego. So rero nanjye niko byaje kuba, indirimbo irazwa ariko nyirayo ntabwo nzwi cyane. Ariko ndakubwiye ngo niyo nkunda kwitegera moto cyangwa bisi, nicayemo bakahita bamenya, ndabangamirwa, sinjye ubona gusa imodoka igeze aho ngomba kuviramo. Bijya bikubaho? Cyane. Abana wamana we, ndacyaje tucyambara agapfukamo,
utangageza mu maso n'amaso nkayahisha ku buryo atagaragara neza cyane. Hanyuma hari ukuntu ushobora nko kujya wenda urumva niba usirikira muri Kigali kandi abenshi bakaba baramaze ku bandi bajya mu ijuru akabona warasigaye mu gihe ari kurira ararira akangutse asanga byari inzozi noneho atangira guseka. So iyo ndayumva nyine numva ni nziza ariko numvamo na message. Noneho igihe kimwe nanjye ndyamye mbona nyine mbona abantu nyine mbona ukuntu abantu bari kubabazwa. Ntabwo mbizi niba wenda ari ibitekerezo cyari filime narebye simbizi ariko mbona kubabazwa kw'abantu. Mbona nyine abantu bari gushya ibintu by'akazi tubura twumva ko ari impanda ariko ntabwo twumva ko ngo hazabaho umuriro. So no muri ubwo buryo nabibonyemo nyine noneho ya message sasiraza nabonye iguma kubuza nabo ibindi bikira cyo kwandika. None yamaze kwandika noneho mitambone ese niye nkuru ijyanye n'ibi bintu mbonye. Nza kwibuka inkuru ya Lazaro na Mutonzi. Donc nasemura ko useka kuko ukiririmba ku muntu usoma Bibiliya atamenya ngo nine nimo ndavuga. So nuko inkuru yaje urumva ni inkuru irabishye ni ndirimba ibiha kuko ibiri kubwira abantu ntago ibiri kubahumuriza ahubwo iri kubabwira ngo nimukora nabi Satani azababwira ngo ibi nibyo memba wankoreye. Ubundi niko kuri. So rero abantu bakwiye niba uri umuririmbyi ririmba niba uri umuvugabutumwa buvuge ntugire ibindi wongeraho. Ndanezerewe ntabwo nabura kubikubwira ndishimye. Hari igihe benshi baba bazi ngo turi kuririmba zino ndirimbo sindi umuhanzi ariko indirimbo zihumuriza imitima zirakundwa cyane kurenza indirimbo zibwiza abantu kuri kandi kuri Give Hope ni promise nabahaye sinzigera mbabeshya. Ukuri ni ukuri nyine nuko kuri cyane nibyo byiza. Hanyuma se nuririmba n'izindi ko ndibuze gupfa se noneho oya ntacyo uri buze gufasha. Okay ntacyo reka dukomeze ariko gakorora n'ukunyagana bari bubyumve. Nakubwiye ngo ukimara kuturirimbira butubwire indirimbo ukunda. Ntabwo nivuga kurusha izindi kuko zose ni izawe ariko umuntu agira akantu akunda nkuko n'umubyeyi mu bana agira uwo yishimira. Yego indirimbo nkunda yitwa Nkurasa amashimwe. Iyo nanjye ndayikunda. Niko ndayikunda. Ngaho tunyurizeho. Cyangwa akoresha iyo ngiyo nta kibazo ntacyo bitwaye. Iyo nihebye urabimenya ngo utabashura ntabara nacyo nageraho na kimwe nari kumwe n'ubuntu bwawe unkunda bitagaje cyane sinuko ndi mwiza kuruta abandi ari impamvu ikomeye cyane ituma nyiriho reka ngo shime uri Imana urakwiye. Nkurasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru ikiganza cyawe gihore kuri njye Mana nari kumwe nawe n'amahoro nagira nari kumwe nawe n'amahoro nkurasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru ikiganza cyawe gihore kuri njye Mana nari kumwe nawe n'amahoro nagira nari kumwe nawe n'amahoro nagira.
harahongera nkacika intege umubiri nawo ukananiza hamwe inshuti n'abavandimwe nabona n'umwe wo kumpoza aho niho numvira ijwi ryawe rimumuriza ngo mwana wanjye haguruka ndi kumwe nawe nanjye ngahaguruka nemye ngashikama kuri Imana urakwiye murasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru ikiganza cyawe gihora kuri njye wamwaho nari kumwe nawe n'amahoro nari kumwe nawe n'amahoro tutari kumwe nawe hallelujah. Wow, amen. Iyo ndirimbo kuki uyikunda kuruta izindi Mabosi? Iyi ndirimbo impamvu nyikunda mba ndi kuvuga amashimwe y'Imana, yego, mvuga nyirasa amashimwe kubw'imirimo yayo, kubw'ibikorwa byayo. Ngiye nka Mabosi ntabwo nari bube umuhanzi ngo wowe ubwawe untumire hano, sibyo? Wenda dukurikije nk'ahantu umuntu aba aturuka hari henshi atari kugera, hari aho ngenda ngera ntari bugere, ariko kubera ko Imana ireba ikareba na hahandi, ikareba hahandi Dawidi hahandi ari mu ishyamba, ari umushumba. Umushumba ni umuntu bakunda gusuzugura, bikarangira abaye umwami. So Mabosi uri hahandi wenda waburaga amafaranga y'ishuri, wenda waburaraga nawe ubizi utazwi, ubu njya numva indirimbo kumva irimo barayiririmba nko kuri radiyo Rwanda. Radiyo Rwanda ni radiyo ikomeye, radiyo y'igihugu. Avuga Mabosi, njyewe Mabosi. So rero bati murasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru, ikiganza cyawe gihore kuri njyewe. Yego. Yeah, that is why. Iyo mpamvu natwe turayumva n'abandi ndabizi neza ko bayumva. Abantu benshi bajya bavuga ngo niba Imana iriho koko. Hari ahantu nabyumvisha mu minsi yashize numva birantunguye. Hari abantu n'uyu munsi bagishidikanya ku Mana. Ntabwo nzi wenda ikibibatera, ariko nanjye ndi umuhamya w'uko Imana ibaho. Njyewe abo bantu niba bahari imbere za kamera, cyo nababwira nta kibumbano kiriho kidafite uwakibumbye. Of course. Yego. Hanyuma Mabosi, n'ubu utarananirwa rwose ntabwo twifuza kukuvuga. Nta kibazo. Hanyuma iyo waherukaga gusohora iri hanze wayituririmbiye, turirimbiye niyo wumva ukunda na n'umutima wawe wose, hanyuma ujye kuturirimbira abantu bakunda cyane, iyo dukunda twese. Yego, niyigezweho. Ubwo uri buze gusoreza wenda ku zindi ushaka zisigaye, aho tware ebyiri, iyo nibivuyemo. Yego, ni karibu, ariko wihangane ushireho n'udutero muri make. Nta kibazo. Okay. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvishijwe ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvishijwe ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye,
ibyo wasabye uyu munsi nukuri urabiba. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira nukuri mwihana. oh dufite Imana, oh dufite Imana, oh mwese abari kurira nukuri mwi ayiwe dufite Imana, dufite abababaye kurira nukuri mwi abakomeretse dufite Imana, mwese abari kurira nukuri oh dufite